ukamwakira iki ngo wanyandikira album oya uretse n'ibyo kwandika indirimbo ikazura umuntu bagiye kumushingura gutya akamazuka umvanye stress z'iyisi ukambwira ati wowe uzunywa koka ikonje numara wicara utuze cano sinzi umurozi wangendereye anyiba cano abanyeshari kadutangire tubifuriza amahoro y'Imana inshuti zacu ziri ahantu hatandukanye uyu mwaka tugomba kutangira nk'intare apana kutangira nk'urukwavu uko n'intare igeze hano itontoma ikivuga abantu bose bakavuga ati kandi urukwavu rugira ubwenge sha urukwavu rugira ubwenge niko bakubwiye none bakame tayuzi muri primaire none se umwami iyo bavuze umwami w'ishyamba ninde ni intare reka nkuyoboke rero uyu mwaka tugomba kutangira nk'intare dutontoma ahantu hose twageze tuhakandagira akavuga ati kirikara hageze ndi kumwe one of the best superstar w'impasatani umukozi w'Imana ariko hari n'abakozi b'Imana b'abastari iyo bavuze umusitari bavuze cyangwa se bakavuga public figure cyangwa se influencer aba ari umuntu ukurikirwa n'abantu benshi urumva cyangwa se uzwiho ikintu runaka so rero abantu bakamuyoboka ariko gishobora kuba kiri positive cyangwa se negative ariko we kiri positive nicyo kintu cya mbere kopitano aho ngaho tubeshe uri muri positive usa gusa cyangwa na negative zari aho yabiterwa n'imyumvire y'abantu kuko arababigira negative reka tukwakire kuri Ngaga podcast yeme ndishimye kuza kuri no mukozi w'Imana Ngaga yarambwiye ngo yatangije ibintu bikorwa ndi birashimisha cyane Ngaga n'umuntu ukomeye kuri nshi barabizi ko nijoro gutoje sinza kuna gushekerera abantu Ngaga numu influence ukomeye muri no gospel y'u Rwanda ndetse na Afrika yose Kingdom nimbiri ihumeka ni Ngaga kuba Buravan ubwo atakiriho bishimira Ngaga bakadogo bose bishimira Ngaga rero mu byukuri sinaje kukwamamaza shango ngwe satani ariko naje kuvuga Ngaga wariwe waje kumuvuga se naje kuvuga Ngaga nje nijya gutumiye naje kuvuga kiri ko wariwe kuri abantu barakuvuga kuri kwivuga ushaka bakuvuge ntukaza wivuga so kiriki turakwakiriye turakwishimiye ndi kumwe n'abandi bavande nk'abakameramani bacu bamwe twari tumaze iminsi tutabonana asifiwe reka tumuhe felicitation yarabyayiga Imana yamugiye asifiwe kabisa n'umuntu usobanutse kabisa usobanutse ukora on time ushaka ibiganiro ushaka live abantu bakeneye video nziza zigezweho abantu bakeneye ibikorwa byose byiza bya production busy kabisa bamuyoboke arabaraza kubona nimero yo munsi cyane turi kumwe n'undi mugabo uvuye hakurya y'amazi avuye ku Kentucky da bahuduma wana huduma Ineza live Ineza TV n'umuntu w'umugabo cyane tumaze kitari cyinshi cyane tumenyanye ariko n'umuntu w'umugabo n'umwana mwiza cyane we turi kumwe hano nawe ari kudufasha mu buryo bumwe n'ubundi kabisa so reka tuguhe karibu cyane tukwishimire ndishimye ubundi abantu bakuze ko mudakuza ahantu hose uri kumwe na madame ku madame wamusize Madamu rero ari busy urya umugore ari imirimo y'urugo abashinzwe twiga ibintu by'urushako nawe warabyize babwiye ngo Foursquare gusengera he Foursquare niho bagushingiye niho bashingiye mushumba wawe ni Bishop Masengo turanamushuje cyane n'umuntu mwiza cyane umuntu mwiza cyane ndiza ko nawe se usengera rya nza kubona rimwe ndari nimba ari ubasimbiza okay komeza shaka Kingdom yagize amavuta okay rero wajya numbaje warakubaje sako abantu benshi bazi ko uri kumwe na madame inshuro nyinshi madame rero ngo bari busy ari kwita ku rugo hari abacitsi twari dufite arasigara tagoga ubwo mu rusigaga rufunze ntibibaho nico camuzanye kwita ku bantu umufasha kugira ngo ambohore nzagenda asigara ke muri manzi nawe ugumuke muri fana babagore za umugabo zasohoka nagasohoka ta manzi uzukemo uzutuzu wicare ku rugo abagore basohoka n'abagabo bagasohoka bagahura nka saa 3 ako muri Amerika batantera amabuye ako naho tozasohokera rimwe umwe azabanza akagenda undi akabona kugenda baza bahura ngo umwe ngo atanga umwana undakomeza ariko abagore umugabo n'umugore ko magendera rimwe urugo ruruketse rurufite inzira za umushitsa zaza akagira irungu baba bafite inzira za zero ngoni mugana w'abamugabo so rero kiriki turakwishimiye turakwakiriye nk'umwe mu bantu
dukunda cyane kandi ukundwa n'abantu benshi mu by'ukuri ufite abantu benshi bagukurikira n'abanzi benshi ese ufite abanzi kuriya ni umuntu kwisagira abantu babiri abamukunda n'abamwanga ariko wamugana reka duhere kuri iki kintu uvuze umuntu ashobora kugira abantu bamukunda n'abantu bamwanga ubushize wari warafonze ikintu bita kane akane karayoboka tukabona amafishi tukabona gusa ibintu biri mu birere byagenze bita ko watuje akane rero ni ibintu byose bizabaye mu Rwanda bafunze amacaci none caci nakoreragamo ntiyari yujuje ibisabwa ntiyayuzuye barayifunga ngubu turi gushakisha ahandi maze kubona ahantu bagera muri 3 ndacyari kwanariza kuko shaka ko kagaruka mugane wavuze ngo n'intare kagaruke nk'intare kagaruka mu gukora ibintu nk'intare uno mwaka n'umuvuduko ikintu cyose urimo kize nta mbogamizi rero turi gushimira ko ubuyobozi bwo kubikora neza hamwe nuko banafungura nakara nkorero gasanga bigenze neza ariko akane ko karahari mbese akane ni projet yawe nubwo wakwisanga muri Korea jewe zange no mu Rwanda nzoja mu bindi bihugu bikundamo ariko mpaka kane niba ngo nkavunje muri kanisa hari ikibazo tugenda gukora kanisa wigeze uyigira wose siko bitangira urasengerwa kiriki gusengerwa vuga ejo bansengera ibisabike mfite abapotre bita Gatungo nizo nsengera tumusoze cyane apotre Gatungo w'inyamata uriya niwe nemera kubutumwa bwiza uriyenda mwemera cyane biryoshye cyane okay reka ariko natamushana ibyo zose tibiraba ariko Imana buriya nibyemera buriya kuntu bigenda mishengo ikintu kwikoresha ikintu nibibi uzanza uvijuru ry'Imana ukore mu murongo w'Imana usenge akane kanaragasengeye Imana ikavugaho birangira ngakoze kandi kuko kagaragaye neza mu maso y'abantu umuntu wese wonye kane ntabwo nuko twabaga turi benshi twabaga turi 100 turi 80 kaba turi benshi nka 300 ariko platform yavaga ko twasengeraga abarwayi abavuga butumwa kende akane ni pipiniere kazamuraga impano none se kiriki noga umaze gucanga abantu jewe nkuzi kuva ke urabizi ko tuziranye kuva kera tukiza Butare dushinga abanazira ko ntibazi ko ari reka utavuga mukakorwa na mubiri se natangije abanaziri harya ayiwe kuravuga bibutare gabana ni ibishega bibiri tugire twe tuba mu Butare je nacici nabandi none nabandi je Kigali rero bafunzwe buriya abanazibi Kigali baje ku mpamvu yacagiye Foursquare na Karuvari bitandukana icyo gihe bafunza abanazi babayo Foursquare na Karuvari tuje gusapotinga Pastor Kado nose mwasapoze Pastor Kado yarafite mu gatatu nuvanga abanaziri bubutse ari uko Karuvari na urumva nicyo cyatumye urumva Kado yaratwicaje tugatukene team iramyiganye imbaza Imana turagenda turamusapotinga kadusoze Kado n'umuntu w'umugabo cyane kabisa umuntu mwiza cyane shigikira abantu cyane uzuzirikana uzibwira n'ijambo w'imfura uriya muze muzoba imfura ico wowe uri cyo cyose ushiramo akandi kubufura ara pastor batari imfura buri babaho cyane reka hasi nkibavugaho kubera iki sinkibavugaga ariko barahari benshi nibo benshi Rega birashoboka ko umuntu ashobora kuba atari imfura rwose cyane ariko nagarapanda abantu bose kuri domaine zabo ariko uzi kugira ngo ube umushumba ibyanditswe byari ikintu bivuga umwepiskopi mwiza icyambere agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe Paulo yandikira Timoteyo iziti igice cya 2 nimba atari cya 3 sinibuka neza umurongo wa 16 sinibuka neza arambwira mu mwepiskopi mwiza agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe umugabo w'umugore umwe kirikibura nimba afite abagore benshi azaja mu bandi bagore kuri anti umwepiskopi ni umushumba ni umuntu ni umwigisha ni ibintu nk'ibyo byose ufite izo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe icya kabiri ari inyangamugayo apani nkunda mugayo ariko nawe kanduka ko umugabo w'umugore umwe ni ugatindaho cyane tikoroshe tukaretse urumva rero icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane niyo hano Paul yayoboye Timoteyo yavuga ati nuje gusengera abantu uzabanza uperereze uvuga se uyu muntu ntiyotunga abagore uwo mugore umwe uvuze ni wo mu murenge cangwa ni umugore umwe w'isezerano none se ugira umugore umwe mu murenge ariko agira benshi bataciye mu irembo bakinyoka uwo ngo ntago ari umushumba nuvuga ngo ni umushumba kuri twebwe ku bantu babireba ariko imbere y'Imana si umushumba
niko gatungo yavuze yaravuze ngo yaravuze ngo hari abantu bihamagaye nyine imbere y'Imana baciye hari umukubuzo akari apotre yo kwisare ku mwijuru atari rero nuko bimeze nuvuga ngo hari abantu baba hari twege mwisi tubona tukavuga ati uyu muntu ni brand ikomeye ni umuntu afite bino akora bino ariko ku Mana Imana hari agastori kamwe pasteur ntuzageza gutera sunzo w'igoma avuga ngo mu ikanisa rimwe ngo Imana ngo yigeze kubwira mu pasteur ngo abantu baje gusenga ahantu none barasenga noneho abantu baravuga ngo Mana tukweretse pasteur wacu pasteur wacu none ndavuze ngo wanyu nzibura mukecuru inzuriya uriya niwe mfata nka pasteur uri muzukoropa uzukora ibintu nk'ibi bivuze ngo rero ushobora kubura ahantu buriya nta muntu uri mu nzu y'Imana ukibwira ko uri muto ariko umugambi bw'Imana ari we babona ko ari utumye kanisa rihagarara ibyo ni ibisanzwe birashoboka ko ushobora gusanga nko ikanisa runaka ushobora gusanga rihagaze kubera undi muntu niko bigenda ariko no muri ministeri usanga umuntu wa danger atanazwe n'ibyo ngibyo rwose rero nibyo nanyuze waranshanze nkuzo ucora umunyamukungu ubivuyemo ejo bundi production ubivuyemo ejo bundi urumwanditsi w'indirimbo ejo bundi kiriki nsigaye mbona ngo utamuhamagara preacher ntakwi sinitawe iyo level narayirenze uriki ubu ngubu je ndi preacher ubu ngubu utari preacher umuntu agutumiye ntari kuri kuko biri zivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi je gisirimba nakivye imyaka myinshi pe kandi mishe ndibaza ko igenda by'igisima mfite ubwenge gwera 2008 urumva rero ubwo n'imyaka ingahe mu karikire kuko nje gwera 2012 ndakuze 2008 nico genda umva nasirimbye haro urumva imyaka 16 agatuti k'igisima ndakamenyereye okay kuri YouTube wende byamenye bya YouTube nibigira mu myaka umunani ko naje 2000 nk'umunani gucyafirindwe Kigali kuri Kigali ko naje 2016 iri kurangira umva ni umunani nagusize butare gacage upfuye nabisha kandi nuko nguko ninde utarupfuye nawe twarupfuye nawe nyabuna nikubonye nyine wangaza tukangisha ko Kigali ariko nawe Kigali kazi tabyiringiro mu kibya dasi musange kimisange neza cyane kimisange havuye ibintu bikomeye urabizi kimisange akadogo abura isi yose no urumva rero ibyo bintu byose umaze gucanga abantu ntibakimenya oya njewe kiriki wenda ubundi kugeza ubu domaine ndi kwinjira muri missiology missiology wabaje se gusoma umenye ko ndabyiga pastor gatungo n'ujinyigisha na online araho twigana ariko nibyo bintu ushaka kudibuke niyo domaine niyumvamo nibaga uziko missiology ni part nini ikintu kinini missiology ni ikintu kinini cyane kandi missiology ntago ari babantu uvuga ngo bandi bajya mu misozi gusa hari na missiology ushobora gukora kandi no mu mugwa ubwo ukakora ibintu ukabihuza n'abashumba birashoboka missiology niyo ushaka kwinjiramo nkayiga nkayimenya nkamenya indimi zitari munsi yenye cyangwa eshanu ariko ubundi impano yo kwandika indirimbo nayisanzemo kandi maze kwandika indirimbo zitari nk'iburabizi aho imana ya production wigeze kuvuga ngo kwandika ngo urutare urushisho reka tubireke urumva iyo ndirimbo aho nayitegereje urumva noneho production nakoze indirimbo habisimba byinshi by'amahiti indirimbo zisangwa ubushakika yanje ukuntu ivuga neza n'indirimbo nyinshi nageze ko nkora za production nyinshi hakikayo yaje ari kundi rwego urumva rero icyo ushaka kubwira writing indirimbo na production naga wakamwe kandi pacing yo kubesha ni nabyo bintunze niyo nkura ibyo turabizi ko ari uzukamira noza nkamira nkuko umuntu ucuruza azacuruza ndagakora ikinanje nibyo bintunze yego so ariko umurimo w'Imana ni ishamba rinini uri uko ukora ibintu ni kugenda usobanukirwa ibindi ari nabyo mpengera na tipe w'anyabuntu basobanukiye Yesu bama bayoba bama bavuga ngo Yesu nako twese tuzi ko twakijwe kubw'ubuntu hako nago birangira ngo n'ubuntu gusa ntago ari pwe ntago ari akadomo ni pwe Imana na amahoro Imana ni urukundo Imana ni mixture ntago ko ngo kwiza gusa ngo twarizeye ngo pwe oya no kuvuga ngo iyo bavuze twakijwe kubw'ubuntu no kuvuga ngo
none twaba duceceka ngo nuko oya none se guceceka gute no kuvuga ngo iyo wakijijwe haba hakurikiyeho iyo umwana amaze gukura cyangwa se umwana avutse agira step yo kugenda aragakura agakamba rero hari ukuntu abantu bashobora kubyumva gutyo nabi gusa ngo twakije ubw'ubuntu ngo abantu ngo baracecetse basoma ijambo ry'Imana ntiwirinda nubwira gute oya no kuvuga ngo ibintu byose bigomba kuba bifite inzego ariko iyo bavuze ubuntu gusa bavuze Yesu Kristo kandi nta kindi kintu gigomba kuvuga mu materaniro uretse Yesu ni Yesu kabisa ni Yesu ni ibindi bintu byose n'ibyifuzo n'ibindi bintu byaba twinjire none twagiye ibyo ngibyo none ko we turagufata nka preacher none se preacher wabiretse tukabirekera abandi niza abandi hari nyirabyo ko we bifite ba nyirabyo inde nyirabyo basengewe bare inde wasenga aba bashumba hari undusha amavuta tawa kandi urafite sha umva mubwire kuriya amavuta buri wese arayafite ariko yawe yo none muri uyu myaka yarari hejuru ito kuvazana umugore ibyo kuba ngo amavuta okay ngaho gereranya amavuta yawe ukiri umusiribateri n'ibimaze kuzana wese ko wenda nanimvuze nta n'umuntu uvuga ngo akafite amavuta ya abantu barakubonaho abantu akafite amavuta ariko nshatse kuvuga ngewe mbivuze nanga uretse Imana yo mu ijuru mu isi ndi unique nta wundi muntu undi hejuru uko kwegeraga mikrofone gutya isi yose ubibone wowe ubwawe mu isi y'umwuka niko narakuri uretse Imana yonyine ndi hejuru uri kubyumva nanjye ndi unique ndi ikinege ku Mana iyo ncumuye mfite uko nihana nayo ariko w'abantu uza kuza kunkanga ngo afite izubero byinshi tuje muri politike abaperezida baraturuta tugiye mu wundi buzima ariko mugiye ku Mana mugakiza ndi ikinege imbere y'Imana yanje uko niko kuri ariko abantu basigaye bakubitisha amatite bro nta tite no kenejo no sengero kuba niye tite ya nyuma mu rusengero ushaka no yikubitaho aro inyaka ni apotre wenda nshaka ejo no kirika apotre niki bisaba niki tugusengera ku apotre vuga ejo mpamagara umuntu nemera ninde ese nyine wogeje gusengerwa amavuta wemera uvuga ati uyu muntu kuko umuntu agiye gusengera bari gusukaho kugeza ubu nta ndi kwemera kugeza ubu nyabuna nje sinza mbesha mu bantu bose abapreacher bose bakunyuze unyigisha ubutumwa bwiza ni gatunga nagwegura ariko kucuzinga umuntu gusengera ni ibintu usengera ku Mana Imana ikabikubwiraho abavuga ubutumwa bagitwaza babwiza neza benshi ari abantu benshi baruhimza babwiza neza ariko umuntu wansengera ngo ntago ndamwemeza jewe umuntu waza igihe cyo gusengerwa ngo pasiteri ntawe ndakumva ko nzamusengera ku isi hose ko nzamusengera mubaza Imana Imana imumwe kuko umuntu wagusengeye aho gufite power abari kugushyiraho intoza yiwe uzarebe n'umurozi waguhaye uburozi niwe nyine niwe donc nico direction ugendera mu mbaraga zo ugendera mu biki byiwe niyo mpamvu uzarebe abantu benshi yagiye gusenga hari umuntu umurusha power kugira ngo agendere muri ico kintu agendere muri vision ari no kunagenda ababaye nka mentor abamatinyura hano gira kabino gira gutya gira ni nama umuntu upfa gusenga ngo gusa gapfa gusenga n'umuntu wese ubonetse ntago ari byiza buriye akesha nanarivamo so reka tukifuriza amahirwe uzasengerwe n'umuntu mwiza kabisa ni mwiza kabisa wari ntago usanga abakomeye jewe niba nagutangaza ashobora gusenga n'umushumba ura usanzwe ariko nyine nabajije Imana ibintu byose byanje mukubaza Imana ubu ngubu umuntu atumiye kiriki atanditse ngo preacher ntabone nta wenda ni brag nateraga kuko nzi muri domaine nyinshi ushobora gutuma nka couple na madame aje kuri mahamuherekeza ariko domaine ndi kwinjiramo ko ndinga uburyo ubundi ijambo ry'imandarize kuko nima ashobora kwandika hakika Mungu ni mwema iryo ni ijambo ry'Imana ariko navugaga mu buryo bw'iki bw'indirimbo ariko nshaka none mbivuge byatuye kubwiriza nta muhanga Bibiliya n'uje ijambo rikufasha rivuga ngo uwazahwana n'igiti catewe hafi y'umugezi ibibabi bizaco tibizazuma nimba warumye uteye ni zaburi vahirwa umuntu udakurikiza imigambi nimba ukanyaraje mu materaniro harawuteye ikibazo nawe uteye sicurico ikibazo sicurico urumva rero mu magambo isoko yawe ni yo bivuga ngo ahantu uteye ubundi ikintu cyose kigira isoko iyo umuntu atakaje isoko y'ahantu hava abatakaje wariwe rero n'umuntu amaze gukora icyaha yatakaje isoko ahantu natira Imana yamushakagamo ni ukuvuga ngo rero buri Adamu na Eva batakaje isoko none bakimara gutakaza isoko bahita bibura
barabwira ubona barambaye ubusa bambaye ubusa ya ngo ari umuntu waza gutakaza isoko ahita abona nyine hari undi mwambaro ya reka mbwiye Michel wenda byiza ko turaganira wowe urubamo no mu makora n'ibiki uvuge kano kandi kukuri kavuye mu ijuru neza keza ureretswe ikintu kikuvamo urumva niko nabirizi vuga ntago ikintu cinjira cyo kitakikwanduza ni kikuvamo kigasohoka urumva impamvu ikiza gihindura umuntu ni wowe buriya kubwiza ntago bindura umuntu ubuzima bwawe kubwiriza ntabwo byahindura umuntu no kurumva buriya abantu abavuto mwirwa mubwiriza uzubanza wiceking umenye ngo ese haraga ni miriwari uzuhagra kamati urano umurozi urano umusambanyi no umwivzi giravuma urumva giravuma ese karakora iki ese ira muririmbyi ufatira mikoro karakora iki habe nawe abazika ari kwicira meshetwe kubesha habe nanje chanza ngikora iyo ufite icaha uzumva atamahoro birize bango nta mahoro yiki umunyabyaha yo kwijijisha gusa ki akesararanga kagira ute kugira ngo yiki ariko nawe abari kwijena kabisa ahubwo nyine uze kumaze kwa kwica papa si ya mbere before yo kuririmba before yo kuza piano before banza wiceking ni ubwira imati man ndabiza wenda nakoshesha ariko mbabarira kugira ngo simbere umutwaro kugabanya muka barumvana mishenjewe umurozi nubwo ntazanerekwa cyane aranjena arakujena niyo dusuzanije gukintu mva mitaba tukikirere si canje nawe nukuri none se kiriki bari bakurogaho bigeze kurogaho cyane benshi nyabona benshi cyane doye ga testimony gato wenda ukavuga muri rusange ati bigeze kundaga muri ndakakubwira nandi kiranga iyo nsujije injyajya injyage nguje tugasuzanya nje mu kinimana yamaye kiriki na mpamvu baza bambwira ngo tugira ni sharika bitari iyo nje shuje umuntu gutya byawe urabizi uri umugome twoba inshuti ariko nzi kuri umugome ako nanga umuntu uzisha ubugome bwiwe akansekera ariko afite ubugome je uri umugome uri umurozi uri indayi tuzadushesha nkamenya ati mwisi y'umwuka turahangana uri runaka duhangane undoge usengeri duhangane twe tuzahituri live match be match ku yindi ariko dore umuntu muri mushe no wa muntu wigira umuntu mwiza umva akakuvugwa neza akaguha soda akabenda gupfuza n'amadolari 100 bwarenga kare kuja kuguyumukira kuko wa muntu ntiwana mutekereza muntu bamo ntiwana muteke onese mushe uko nkujyajije umenya ko kikindi kugugwanya nk'iki kigana wateye shwa guhita mvana tise karaga tipe katanga ibiki urumva uhamagara umuntu sikuraje yariya tani 10 azatanga ariko najano nasetse navuze amagambo nagize gute ariko muzukuri ibintu ndi kuvuga sizo ndi kwifuriza Michel narabwiye nigeze kuvuga umunsi umwe mukana bati umuntu azoshikira ngitangira kane no kukaburi kanje ntazazana ururabo abantu bamwe bigira burage bagango nazanseka nari mvuze ukuri bro ni munkunda nkunde nyine shigikira mu byanye nimbunyanga tugenda duhangane ni mwisi ndakurega kuri Yesu tahani no kurega Yesu akunkurireho Bwana sifiwe sana nuko ngo kandi mugati nyine kandi uri preacher kandi bikuje mu izina rya Yesu oya ndi urishira hose kandi atange Yesu biro abuha Imana irabemera ikabemeza reka masone icyo bita superstar ntago uzabigira superstar ni Imana izi kwemeza papa ikakwemeza Imana itakutamitse umuntu tibikunda jewe ni benshi bapingaga kubakeneye kwifotozanya naje yaza kambwe ati wompa ifoto ni Imana nyine kandi ganubona bikubwira ni blog umustar uri kunyumva jewe narayibonye imeje abantu bakava hanze bakava he bakaba ati ndashaka kiriki akaguhamagara babwije uko ntaco ndico ariko Imana iyo yemeye umuntu ibamukomeza Jese ngiye kuba ngo je sinkomeye kireke ndashaka kodesha inzu kireke ndacagura n'ubuzima kireke ndacagura dufanta singaka gafanta kireke ndacari hasi ariko kubera Imana baye Imana yakoreye uko bwiza warabonye twari tuburi kubera Imana ibintu byose ndi kubera Imana papa twashatse Amerika ni kubera Imana ibintu byose wa muntu wicaye muri saro ni kubera Imana bireze vuga ngo iyo abatari ubiteka uturinda abarinzi babera ubusa kabisa rimwe na rimwe rigira kuri platform runaka ukibwira kari wowe zero nibyo kabisa titre yose ufite ni Imana ni Imana ushogoyemo Yesu ta titre ufite ibintu babipfuye ariko abantu basigaye barikingirije Yesu kugira ngo aribo bakagaragara kamere yabigaragare kiriki twihuse tugiye tujya no kutugana no kumusoza
ndeka nkubwiza ukuri bari kuduha agatestimony ku buryo bakuroze oya doke yewe ahantu runaka nagiye kurikodinga indirimbo korari Bukavu no tuvuga izina ry'umuntu ntago navuga umuntu ubwenge ndabufite oya ni black ndabizi ariko okay takibazo turoba twamugeraho yakoze nabi se Michel agize ubwo yakoze nabi se tukamuvuga canke umuvuze yakoze gitangaza nazo ndikodinga indirimbo namaje kubona machine irazimye amaportantasi mama zitarasoka zanubwijodo indirimbo nyinshi naza nkora zabandi bazindimba za Frankie barishaze bidaza basuza inafite amaproje menshi abantu benshi uri kuri coding no ndi kuri coding wari ku masteringa cyangwa coding rero ngewe naza mpimba indirimbo direct bitana na recording ikirakane na pata cyeda buguhimba indirimbo una recording uziko guhimbazo ni ibintu byawe ahubwo abantu bakeneye indirimbo nziza zifite karite bashake ntuza bashake no ngiye kubona mbona machine irazimye na yatsi kazibonka kapwa ngo go umuntu wantabaye ni Zebedayo buriya Zebedayo kwa Firiza nimba muzi Zebedayo kwa Mabri pass de mbera abagabo ndamubona beragona mu amagaye aramwe ngo mafishe nzanyagira sizere nyabona twisamura z'ijoro ntabara ngo paka 5 sizere natoya ngo tumfashije mukuru wa rampa amagaye yamambwira ngo aho hari umugore umwe witwa gutya n'undi witwa ko nubasora machine iraka mamagara pasteur ndayimubwira arabikora aragenda machine yama yaka ndimo zose ziraninga uwo nkubwiye gumwe oya testimony abakurozeho ibyo tubaye tubireke yindi yaryo gukozeho urabyumva njewe ukuntu meze ngira impano yo kugenzura ntiwonyisha ntibikunda utahura kare n'abakobwa bigira ngo yambaye rumbiya James uzumuko nkamacyo umukobwa ufite inzira za umuka ubusambanye muri wowe tibikunda umuka gakugenzura n'umwe kuva ku mana urabizi ibyo bintu abisomye mu byanditse no mu byanditswe n'umwe kuva jewe ntiwonyishamo bikunda na madame Ange arabizi kiri uzi ibintu wuzuye ibintu byinshi oya we ni wowe uri kubisoma okay twihuta mama abaringi bose bamukongomana barabizi ba Shari ba Frank bande kandi wa promote abantu benshi okay ngiye ntago promote oya uri mu promoter bura mu membre arukuntu suzugura ibintu mu promoter niki ni umuntu ushobora gufata umuntu ari talented ku kintu runaka ariko akamushyira kuri spotlight abantu bakamumenya ako ngako nakemera ko ngashoboye so rero icyo nicyo bituma promoter hatagira umuntu bavuga ngo kiriki ya promotinze ngo runaka akazamura umutwe ngo siwe wa promotinze ariko abantu baba bizi nivuga ngo hari abantu benshi banabinyandikira babimbwira ko nabikoze hari abantu benshi bari talented banazi kuririmba kurusha n'abo tubona ariko babuza promoter urabizi iki cya promoter n'umuntu nshaka ubundi uzanakinoze muri karite yawe uzagende ukore content yacu kinoze umuntu ajyaza kubwira ati ngiye kiriki ni benshi bandeba mu rugo baraza abanyarwanda barunda akaza ati kiriki mbara mu nje mu maboko yawe ntibaza uko yambonye mikico kubaza uzi ikintu uzakora man uzakore urabona intuza uzakore inzu yawe ntuza ya kiriki record ishobora kuba kiriki record nyina ariko akaba ari inzu itunganyirizwamo ifasha abahanzi ba gospel ifasha ibintu urumva ukora production ugomba kufitira n'abahanzi umanaging so rero uwe gukufitiye niyo karite ukaba promote ukabikora byose iyo ufite inzu itunganya ibyo bintu byose ubikora byose wenda narayipangaga so rero ibyo rero turabizi ko hari abantu benshi ba promotinze nubwo badashobora kubyemera ariko abantu bababizi njye kunteye mishe kungiye kuntu kuko nje bwa mbere mbona mukongomani namubonye mu kiganza cyawe kabisa mukongomana arabizi ni benshi reka turebe kubavuga tugana mu ntuza none se kiriki tugana ejo bundi twari turi kumwe mu giterane cya Joyous amakorari tureke dukomeze cyangwa umva reka nje tureke na Joyous buriya muntu nakunze cyane dufite temeye ngo nugutamira nakunze Takindo gatabo wari tipe watwaye muri ka konsere ka wa mwana ntuza wari urimo ndagira uriya bakoreye bakoreye za hano kuri Krone Nyarutarama ikintu barabaza rubafite u Rwanda tudafite je nagenzuye baririmba ibintu babamo erega ikibazo kiri hamwe dukora ibitatu bamo nico cisha ibintu n'impinduka impamvu cyane mu makorari turi basic ya makorari twinginga bro singiye kujudging nanje kiriki ndimo muri abo ngabo atagira untera amabuye ngo ndigira ngo ndajudging urumva ukuntu bimeze pro haba baringi bacu ntagara
ntabwo bari ari ukuririmba akaba n'abanyamwuka si abanyamwuka kandi umwuka rero bro ntabwo upfa kuza gusa ntabwo imana umwuka w'imana uzupfa kuza ku muntu gusa bisanzwe baba mu buzima bw'ukwezwa wararirimba kumva ijwi rifite ahantu riri kuva mu isoko ico ni kimwe ikindi baze kuririmba bazi ibintu bakoramo babyitaho twebwe urabona umuntu aba ari umushipurida ariko ajarajaye ako mbona rero n'ubukene baratipe bamaze gukira oya impamvu bakize niki nuko babikunze babiha umwanya natwe tubikunze tukabiha umwanya nkuko bigira byabakiza kuko ubu ngubu umuziki urabizi ko ibintu by'umuziki ndabizi kubiyemo cyane akuzimishe uzingiza imana ukamfata nk'aho kiriki ukabati kiriki ntuzongera kwishura inzu kiriki nzanguye miliyoni ku kwezi kiriki ngiri imodoka yawe ukamwa kiriki ngo wayinyandikira album oya uretse n'ibyo kwandika indirimbo kazura umuntu bagiye kumushingura gutya akamazuka umvanye stress ziyisi ukambwira ati wowe uzunywa koka konje numara wicara utuze usome bibiliya uyisome nk'amezi 5 uje mu cuma c'amasengesho ubudumiye numara umpe ururimi rwose ushaka iyo ndirimbo promoting ku rwego rwiza numara umpe n'abaririmbyi bayiririmba beza mishe ntandi sindirimbo bizuru inarufite barabazuru wongaye ariko ikibazo rero ndi mu mawazo ya kaunga oya umva mwereke ndi mu mawazo y'ibishimo ndi mu mawazo y'ibishimo kwandika imiziki Joyous uburyo yatatse stage urabizi binjira kuri stage ni ibintu bitabaho ese kuko bari batinze ubundi novuga impamvu bari batinze amakuru avugwa ko urumva batari babishuye urumva bari abantu bari batarabishyura so niko bivugwa bari batarariza payment kandi ibyo nta bintu birenze ibyo abantu bose n'amakonti yategura kandi ari gihe nyine biba ukabona nyine amafaranga ntayabahereza nkuko bikwiriye rero nabo bakaba banze kuririmba bari abantu bari professional cyane kuvuga ngo umwuka nimba ari ubutumwa bari kuzaga bakagira ariko niyo ntuzanye contract ndavuga twebwe turajya kuri stage nimba ari $10 iz'umwuka n'ivy'umubiri bikore byose bijana so rero nicyo kintu gishobora kuba cyabatinda icyo cyo nshaka gutinda wenda cyabatindije niki ndashaka comparison y'uburyo amakorari yacu dukora n'uburyo bari abatipe bakora no kuvuga ngo ikintu cya mbere kibaho ngiye nigeze kuganira na Benjamin Dube ari cyagihaza baza mu ntuza muri event ya Truconeses tuganira nyine ibintu nk'ibyo atubwira uburyo bakora ibintu bakora nyine barabikunda twebwe usanga no kwinginga umuntu ngo ngwino kwikora rero uzu mu telefone inshuro zingaye akana gukupa uzarebe nk'ifite nk'abantu akani sinarebe mpamagana nahweriye ngo ngwino rero urumva rero iwe nimba agiye mu kintu arizana gafata umwanya on time kugihe baga project fata imyaka 5 turashaka kuzaba turi muri ibi bintu so rero urumva rero iki ni kimwe barabikunda bakabiha umwanya so rero twebwe ibintu dukunda gusanga abantu babibone kuri kamera president umutwe ariko tutabihaye umwanya kandi abanyarwanda n'abamambure bo twese muri rusange dufite abantu bari n'abarundi muri East Africa turi talented cyane ariko ntago ibintu byacu tubiha umwanya oyicambe njereka nkunganire izo umwanya ngiye kubivuga ico naco ni kimwe nawe wanarije ariko nje ndi kuvuga mu buryo bwa spirituel mu buryo bw'umwuka nje niho natinze bro nje takindi wararirimbye man akankwega kumva imbaraga afite z'amavuta akankwega kandi sindukumviza ari kuririmba ariko ukeneye kumva ibintu ariko ari kuririmba ico ni kimwe ikindi bazi kuririmba barize ikindi bafite amajwi oya muzike yabo ubwayo iri hejuru none buri kintu cyose na mastering urabona mubwiye pro Afrika ino ya Kigali ura production nge no producer nubwo mbikora nk'amaramuko ako nge nawe mbikora nka professionnel buriya umuntu waranje music ni producer ku giti umuntu uvuza piano ni ku giti ciko umuntu urumva umixing ni acho na premix arrangement usanga indirimbo yakozwe na producer batandatu ariko twebwe hano usanga kiriki byose ngo navyikorera ivyo ni umviye ndimbe yovuga gute ibyo bintu ntago bibaho sound man usanga rushinzwa oya nabonye ikintu nabonye unabona bagiye kujya kuri stage hari umuti bazanye umuntu mu sound man ariko twebwe usanga mu ikorari nta sound man tugira ntawe na stage manager ntawe tugira urumva uruvuga korari igize imyaka 30 40 urumva ni gute ijya muri event idafite mu sound man ariko bari abatipe bagiye gukora sound
yaminduka yose na backline bahita batangira guhindura backline ubu bito barahinduye barafite bazanye umutipe yafashaga flash gusa acomeka kuri mixer nabikurikiranye hari n'undi mutipe w'umushiti wanjye wari kubikurikirana hari inyuma arambwira ati ahita nyandikira ukazi kubyo bintu wenda nkunda kubikurikirana cyane ahita ambwira ati ibintu bibereye hano ntago biba aracometse nuvanga ikintu yaracometse bajya gukora sound check yarahari amenya ngo ijwi rya kiriki riri kuri iyi lounge turamuha voka imeze gutyo turamuha ijwi rya runaka byose abishyira ku ntoza yaraje aracomeka zaba bihinduka umururaka Gentil na Alarme bararimba nyine kuri ya sound none turibaza se bahinduye sound aba bakers babo none uva no rwego bageze abagore nka 40 n'abahungu buri muntu wese afite kandi bakuze ibintu muza mubesha ngo maze gukura turakura ntago bose bari abagore bose bafite za karani 50 singa amafoto ko turi kwifotoza urumva bari muri 50 none nkibaza abantu bameze nka bamama barimba kuriya uzi ko ijwi ritazasaza ni ikintu ijwi ntago risaza ahubwo buriya muri karite zo kuririmba uko umuntu akura nikagenda arimba neza buriya kuririmba uri muto nyijwi ryawe bari rigifite ibintu biri nabwana ariko uko umuntu akura ubundi niho yarakwiye kuririmba ku rugero rwiza urebe wenda nk'abazungu aba Black America bari abantu bose nabantu iyo baririmba nyine nabantu bakuru haririmba abantu bakuru ariko twebwe n'abana ba 25 mu banyamurenge umwana azaje mwikora afite imyaka 12 yamara gushaka ari umugore ngo yakuze mu cyanga ari umugabo ngo yakuze bivuye mu tabzuzi nta bumenyi bufiteho nta muhamagaro bifiteho nicyo kintu kiba kibyerekana ariko mu kuri guhari ubundi kuririmba nyako ntubona nka Bishop wacu nka Dr Fidel Masengo yoririmba nyako kuririmba urumva ujye ubona Pasiteri Christophe Apostle Christophe azi kuririmba ahubwo buriya yarakwiriye kubigira professional akabyiga nk'ubu mu mwanya agira akandika indirimbo Christophe arimba neza cyane ibyo mvuga nyine none Apostle Christophe akaba afite ubundi buryo akajya nkakora bakora igiterane garukana amashimwe n'ibindi byose akagira umwanya agakora worship adakoresheje gusa ingoma ngo yazanye imikunga n'ibiki akabwira umucanzi ati mfatira do indirimbo iri muri do urumva bagakubita drum bagakubita ntuza agafata indirimbo yanditse ukora ari na Apolline y'indirimbo y'u Burundi Apolline ntajya aririmba neza cyane none se Apostle nafite ijwi ryiza rinini cyane ntuza ntajya aririmba se na Benjamin Dube no Bishop ariko ajya na Travis so rero reka bwana Apostle nk'umuntu twubaha ufite n'amavuta menshi icyo kintu ugiye dukiga wanagishobora kuko ibyo bintu ubyifitemo iyo recommendation turayitanza agende yige n'ubundi buryo aracyari muto nicyo kintu kandi umusore afite abantu benshi bamukurikirana so agende abyiga rebe ukuntu yabigora utari we n'undi wese uyu muntu wese afitemo impano kiriki merci cyane kabisa umuntu w'umugabo dusoze ariko amakuru ahari ngo cyane barayitwaye Chano sinzi umurozi wangendereye anyibashano abanyeshari Chano yanje yarigeze ku rwego imafi 500,000 nta nakoze ibintu birenze $500 ubwo ni mafi 700 urumva rero agusa n'abanyeshari naguze yindi kera ndayifite oya banzureke iyo ngiyo garuka kuri agahara oya mbirimo ndishizamo n'amafaranga menshi nazo garuka ariko bakwibize cyane bakora abantu bayimenye abantu batari kubona ibikorwa byawe arakandi nafunzwe niko baguma kunkurikiranaho ariko cyoze ku meza 2 Chano iraba yagarutse ese kubera iki abantu baza bagira amashari niko satani nyine uno nabo umwijima nyine erega Michel ntibakuna umuntu utera imbere kandi muri indicators y'umu Kristo nibigeragezo mwakoze kuyiba kuko ngiye gukora cyane barahubwiye ngo kora cyane uko ninkaka Dennis barantumbagije kandi bampaye n'ubundi bwenge n'amasekirite umuntu wese ufite YouTube channel winde kwiha abantu benshi je nizeraga abantu Michel umuntu mu videographer wese nkamuha akanya uploadingira ariko ngo bamfunguye amaso ubu next oya ugomba no gushyiramo ntuza muri telefone yawe ugashyiramo nka privacy biriya byo bijyamo ukemeza akaba ibyo birana bigendera ugomba gushyiramo setting nyinshi cyane birashoboka oya ubu bitewe n'amakumaze kumenya kuri channel naje ahubwo nono nizo twari Kingidomo aya ubu nago kongera kwibwa Channel cyangwa n'ibindi nkabyo gusa uyu mwaka no mwaka mwiza 2025 abantu bagomba gukora cyane umuvuduko niko umwaka bawo mwaka tugomba kwinjiramo nk'iki
k'intare apana kwavu cyangwa duseta ibirenge umuntu wese umusange k'intare buriya buri muntu wese agomba gukora muri domaine ye ugasenga Imana ukamenya ati ndinde nshoboye iki ukagikora rero mu gihe utarapfa Afrika twese twandika imyaka 90 nimba ufite imyaka 40 usigaje senkani nimba ufite imyaka 70 usigaje tarani mu gihe rero muri iyo myaka yawe ikibabaje nuko noneho n'abasore ko warapfa n'abana bataka warapfa ugomba gusiga legacy nk'abati kiriki wenda tuvuge wenda nzapfa mu myaka 80 nzasiga legacy cyangwa wenda ni na mikeya ari abantu batinya kuvuga ibyo bintu ariko ni ibintu biriho wowe bivuga utobivuga ni ibintu biriho icyo nakubwira muri myaka ufite yose itekereze ushoboye iki gitange usiga legacy kwisi evangeliste kiriki preacher abo bantu nuko nasigaranye impamvu nabuze preacher oya nibyo unahagarare rwose kandi ugende wiga icyiza cyawe ufite abari mu beza gatunga ndagwegura na gatunga nabari mu beza je papa ndiga kandi ntago kandi umuntu akunda kwiga iyo umuntu akunda kwiga ni ntambwe nziza yo kumenya oya abantu babwiza batasonye bo wapi usanga avuga amakuru adakenewe harano kuvuga Yesu Kristo akuvuga ngo wagendeye mu ndege ngo ugira abana 7 ibyo ntibikenewe abana babiga hano ngo oya fata mikoro ngo Yesu ubutumwa bwiza bwomori buriya nta kiriki nta capacity yo guhindura umuntu Imana yonyine nihindura umuntu wowe icyo ukora nukuvuga nk'igisho Imana reka nkoresha ikabikora akarabana sigaye bumva kare bahindura akisigeze ku wowe urinde wompindura uri usibye Imana gusa kiriki reka tugushimire yego turangize kabisa cyane rwose ndagushimiye cyane twagize agatogo abantu bazareka no kiganiro twakazo ku bintu byose ni introduction ariko ubutazo dukora n'ibindi kandi comment nziza irakenewe n'imbira kenewe nta kibazo ari umuntu uvuga ngo bantutse niyo myumvire ubufite buryo umuntu utukana niyo capacity y'ubwenge ufite jewe singi judging umuntu ngo yantutse nibyo birya afite ikikuzuye nicuza utanga tukazugaye ngo umuntu yagututse yatanze ibimuzuye aho ngaho biri yatanze ibimuzuye muratanga ibimwuzi kiriki reka tugushimire cyane nakagaruka Imana iguhe umugisha ciao merci ciao thank you